hope everybody is fine today. So today we are going to study other 3 types of prepositions so that we can finish all the 5 types of preposition. I hope you are going to follow well. Let me first welcome those who are new here on my YouTube channel as Teacher Divine. Hi, please subscribe. I promise you to give you good things, and I know you won't regret it after subscribing. So let's start our lesson 9, which is preposition. So we are going to start with the preposition which is called compound preposition. Compound preposition has 2 or more words, usually a simple preposition and another word. Examples are in addition to, on behalf of, in the middle of. Nukuvuga ngo compound preposition ni preposition ifite amagambo abiri cyangwa arenze abiri, ariko kenshi na kenshi usangamo harimo simple preposition. So niba utarize lesson 8 aho twatangiriye twiga simple preposition na double preposition, wasubirayo ukabanza ukabyiga. Nkuko mbibabwiye, compound preposition has 2 or more words, usually a simple preposition and another word. Examples are in addition to, on behalf of, in the middle of. No kuvuga ngo ngiye kubasobanurira neza ukuntu zikoreshwa binyuze mu nteruro. Dufite ngo I went there on behalf of my mother. Wenda n'urugero nko mu gihe cy'umuganda, mama we ntajyeyo akakubwira ngo genda mu cyimbo cyanjye mu mwanya wanjye, on behalf of your mother. So wagiyeyo mu cyimbo cya mama wawe, you went there on behalf of your mother. Niyo mpamvu ino ntero hano ivuze ngo I went there on behalf of my mother. I went there on behalf of my mother. Tukagira n'iyindi ngo in addition, you should visit me. Wenda n'urugero uhuye n'inshuti yawe mumaze igihe mudahura, muragandiye ahita akubwira ikiyongeyeho ugomba no kuzansura. In addition, ikiyongeyeho, you should visit me, ugomba kunsura. In addition rero kenshi na kenshi gikoreshwa iyo umuntu ari gukora nk'umwandiko arimo arasoza, ushobora kuvuga in addition to this, cyangwa ugakoresha all in all, cyangwa as conclusion, nayo wayikoresha. Ikiyongeyeho ni ikintu kiba kigiye kwiyongeraho ku byo wavuze. Tukagira my car is parked in front of the mailbox. My car is parked in front of the mailbox. Nukuvuga ngo imodoka yanjye iparitse imbere ya mailbox, ni agasanduku k'iposita bashyiramo ubutumwa, noneho ku buryo umuntu azakabukuramo, umuntu w'ibishinzwe akazijyana ahandi, umuntu uhatuye akazajya gucekinga niba ari ubutumwa bamwandikiye. Nukuvuga ngo niko kitwa mailbox. Noneho imodoka yanjye iparitse imbere ya mailbox, in front of, imbere. Urumva ubwo mailbox iraha inyuma, noneho in front of, imbere niho naparitse ngewe. Ndumva musobanukiwe. Tukagira iyo twita participle preposition. Ndi kugira ngo nihute mutaza kurambirwa isomo. Participle preposition have endings such as ed and eng. Examples are words such as considering, during, concerning, and provided. Considering, during, concerning, and provided. Nukuvuga ngo dufite ibintu bibiri. Dufite considering, tukagira during, tukagira concerning, tukagira na provided. Hari n'izindi uzagenda ubona nyinshi. Rero participle preposition, ubundi participle nitujya kwiga inshinga uko zitandagurwa, participle tuzayisangamo nayo. Rero urebye izino participle preposition ni inshinga, ubundi zimwe ni inshinga, ni n'inshinga tuzagenda twiga. Gusa ahangaha zibarwa nka preposition kubera ko ziba zakoreshejwe atari ukuvuga ngo wenda zifite, hari igihe zishobora no kujya imbere zidafite subject ariho uboneramo noun cyangwa pronoun yari yose, ariko ahangaha ziri participle preposition kubera ko ngo zisozwa na en cyangwa na ed. No kuvuga ngo aho uzajya uzibona mu nteruro uzazibasha kumenya ngo iyi ni participle preposition. Mu nteruro dufite hano dufite ngo
she's interested in anything concerning the horse. She's interested in anything concerning the horse. Nukuva uyu mukobwa ashishikajwe no kumenya icyo ari cyo cyose, anything cyerekeranye na horse. Horse ni amashevari mu kinyarwanda sinavuga ukuntu yitwa, ariko hari Juru Park mu Rwanda niho tufite amashevari zino bagenderaho nyine. Ya cheval ni amahorse mu cyongereza. Rero concerning cyerekeranye, ashishikajwe no kumenya icyo ari cyo cyose cyerekeranye n'iki n'amashevari. Tukagira I walk during night, nkora mu gihe cya nijoro. During night mu gihe cya nijoro cyangwa nijoro, ya nijoro. Urumva during night, mvuze ngo I walk night ntabwo byumvikana neza, nkora nijoro. Ariko iyo mvuze ngo nkora mu gihe cya nijoro, ya I walk during night. The dog kept following him home. Imbwa yakomeje kumukurikira mu rugo. The dog kept following home. Imbwa yakomeje kumukurikira mu rugo. Considering his age, ukurikije imyaka ye. Dufite concerning icyari cyo anything concerning cyerekeranye, concerning cyerekeranye, ariko considering ni ukurikije imyaka ye. He did a great job. Considering his age, he did a great job. Wenda ni nk'akana, wenda cyangwa wamusize mu rugo, amazi arabura, abuze ajya kuvoma kugira ngo wenda muze kujya gute, ayara hariya yakarabye yarangiza ajya kuvoma yandi. No wagera mu rugo ukahita uvuga, cyangwa ari umuntu ugeze mu rugo ukamubwira ibyabaye, ukahita umubwira akahita akubwira considering his age, ukurikije imyaka ye, he did a great job. Yeah. Noneho tukanagira iyindi twita phrase preposition. Phrase prepositions. Phrase preposition include a preposition with an object and the object modifier. Phrase preposition include a preposition with an object and the object modifier. Nukuvuga ngo phrase preposition ni igihe ibisobanura object, ikintu runaka. Ya ibiri gusobanura ikintu runaka. Dufite examples which are on time, at home, before class. Shobora kuvuga we before class na wenda mbere ya class, cyangwa ukavuga before eating, mbere yo kurya. On the floor, kuri escalier. I will get to the conference on time. Ndi bugere mu nama kugiye. Urumva ino on time iza isobanura ino object, cyangwa isobanura cyangwa iclarify, yerekana igihe runaka uri bugerere mu nama. I will get in the conference, I will get to the conference on time. I will get to the conference on time. Tukagira there is a party at home. There is a party at home. Hari ikirori mu rugo. Hari ikirori mu rugo. There is a party at home. Urumva bipresije cyangwa bigaragaje aho ikirori kiri bubere. Let's play before class start. Reka dukine mbere yuko class itangira. Wenda mwaye muri break mu kiruhuko, let's play before class start. Reka tubanze dukine, wenda sinzi umukino runaka mugiye gukina mbere yuko class itangira. The bucket is on the floor. The bucket is on the floor. The bucket ni indobo, iri kuri escalier. On the floor, iri kuri escalier. Ndumva rero musobanukiwe. Reka twige new words. No munsi turiga amezi mu cyongereza. Names of the months: January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Okay? Dusubiremo. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Ndumva muyamenye. Ubutaha ntabwo muzongera kugira ikibazo cyo kuvuga imyaka yanyu.
nako kuvuga ukwezi wenda ugiye no kuvuga igihe wavukiye kuri anniversaire yawe. Njyewe ni 2nd February cyangwa kuri 2 murahita mubimenya. Dufite homework ubwo muzankorera anniversaire no nakinaga. Dufite homework iravuga ngo complete the following sentences with the correct preposition among these. Dufite at, in front of, on, considering, inside. Tukagira interuro ya mbere, I'm going dash Gisozi. The book is dash the table. Gatatu dash your situation. I will play for you. Tukagira see the car which is dash happy is dash the room. Ubwo rero muze gukora homework neza cyane. Ndabashimiye cyane, mbasaba ngo mukore homework, mukore share abandi bashaka kwiga, ndetse mbabikiye n'ibintu byiza bigiye kuzaza mu minsi imbere, ubundi tuzinjoyinga. Murakoze cyane rero, bye bye, ari teacher wanyu ubakunda naho ubutaha.